Mbahaye ikaze nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri option yo kuri WhatsApp yitwa Exporting Chats. Exporting Chats ni option cyangwa se ni feature ishobora kudufasha kuba twakopiya message zo kuri WhatsApp z'umuntu mwandikiranye cyangwa se zo muri groupe ubamo, ukaba wazikoresha uzibika nko kuri email mu gihe wenda uzikeneye, wenda wabuze phone cyangwa se waguze inshyashya ukaba wazazibona. Ikindi kandi ishobora kudufasha no kuba twasharinga cyangwa se twasangiza izo chat cyangwa se ibyo bintu twandikiranye n'abantu, tukaba twabisangiza undi muntu runaka, urugero inshuti yawe, abantu bo mu muryango cyangwa se n'abandi bantu muziranye. Aka kantu rero abantu bajya bagakoresha abenshi nk'iyo nk'abantu wenda tuvuge bakundana, hari igihe wenda abakunda kujya muri telefoni y'umuntu wenda akavuga ati reka ndebe ibintu yandikirana na kanaka. Akenshi ahangaha aka kantu bakunda kukifashisha. Ikindi ni uko iyi option ya Exporting Chat ishobora kugufasha kuba wafata ibyo bintu wandikiranye n'umuntu ukaba wabiprintinga cyangwa se ukabigishyira kuri hard copy, ukaba wagenda ukabishyira ku rupapuro, bikaza biri ku rupapuro bikagenda byanditseho, wenda ukeneye nko kubikoresha runaka cyangwa se ubikeneye ahantu runaka. Ikindi option ya Export Chat ishobora kugufasha nuko ushobora kuyikoresha wenda nk'izo message ukaba wazikoresha muri text, mu ma text editor uri kwanaliza izo message, cyangwa se ugira ikindi uzongeraho, cyangwa se uri kuzikoresha mu yandi ma topic runaka, nabwo ushobora kuba wabikoresha. Tudatinze rero tugiye kuba twabireba uburyo twabigenza ibyo bintu tumaze kuvuga haruguru. Iyo option ya Export Chat turebe uburyo twayikoresha. Uzabigenza gute rero? Uzaza kuri WhatsApp, numara kuza kuri WhatsApp uzaza ku uwo muntu cyangwa se iyo groupe ushaka. Numara kuhaza tuvuge iyi message cyangwa se ibi bintu byanditse hano ndashaka wenda kubibika, wenda duhera hambere nshaka kubibika kuri email. Uzaza hano hejuru mu nguni iburyo hari utudomo dutatu, umanuka hano hepfo handitse more. Numara kujya kuri more uzaza hano handitse ngo Export Chat. Wenda reka mbanze wenda mbishyira nko kuri email, ukande kuri email. Numara gukanda kuri email urabona bakuzaniye nyine ko ugomba gushyiramo email. Uzakanda hano ushyiremo izina, ibintu nyine subject, nuvuga ngo ibyo bintu ugiye kohereza ni bwoko ki, ubyita izina. Nurangiza uzajyana hano handitse to umuntu nyine ugiye kohereza iyo email, uzashyiramo email yawe, nuvuga ngo uzaba ugiye kuyoherereza iyo email wowe ubwawe. Numara kuyishyiramo rero uzashyira hariya kuri hejuru havuga send. Ubwo ngubwo no kuvuga ngo uzaba wiyoherereje za message, uziyoherereje wowe ubwawe. Ubwo rero uzasubira kuri email ubashe kuba wazibona. Ubundi buryo twakoresha nubwo gusharinga iyo message undi muntu. Ibi ngibi rero abantu bajya babikoresha kenshi nk'umuntu wenda atakwizeye. Hari igihe bavuga ati niba ari abantu bateretana, ajya ashobora kuvuga ngo wenda kimaje akavuga ati uyu muntu bavugana byanze bikunze bashobora kuba bavuga ibintu bidasanzwe. Icyo gihe rero ubigenza ute? Nanone usubira muri bwa buryo twabonye ukajya kuri Export Chat. Wamara kujya kuri Export Chat ukajya kuri WhatsApp ukareba
ubwo message urayiyoherereza, urajya kuri mi, kuko WhatsApp yazanye uburyo bwo kwiyoherereza message. Urajya kuri WhatsApp, nujya mu nimero urajya kuri message yourself, ni ukuvuga ngo ugiye kwiyoherereza message nyine. Nukanda kuri send, urabona ko bazahita chat zose ziza. Rero nushaka kuzifungura, urabona biri muri text format, uzajya kuri izo message nuzikandaho. Wenda ngiye mfitemo nk'ino application yitwa Caranote, iyo nyifunguye ni ukuvuga ngo za message zose bya bintu na exportinze byose bihita bigaragara. Uramutse wenda ufitemo n'izindi application isoma text format n'ibindi, nayo ushobora kuba wabibona. Rero ni uburyo wakifashisha ukexportinga amachat ufite, ukaba wayakoresha ibintu bitandukanye, ukayabika kuri email, ukayiyoherereza, cyangwa se ukayasharinga undi muntu, cyangwa se ukaba wanabiprinting. Urumva biri muri text format, ushobora kugenda ufite printer ukabiprintinga, ukaba watwara hard copy cyangwa se ukabitwara ku mpapuro. Ndakeka rero aka ni akantu nyine ukwiye kuba wagerageza kuri telefoni yawe niba ukoresha WhatsApp. Kora subscribe rero, kore like, tere comment, kore share, following no ku zindi mbuga nkoresha zitandukanye, kugira ngo tujye tubana buri munsi kuri video ngenda ngushyiriraho.